komeza kugubwa neza ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda komeza kugira ibihe byiza, waba uri muri Afurika cyangwa se ahandi hose ku isi waba uri, nkwifurije guhirwa mu byo ukora byose ndetse no gukomeza kugubwa neza. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tukaba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'imitungo yatimukanwa. Baramutse kandi ufite umutungo ushaka no kugurisha, watugana tukawushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Kuri uyu munsi rero nkuko mwatangiye mubibona ku mashusho, hari amazu mwagiye mubona magari, afite parikingi nini ndetse afite n'ahantu ushobora kubika ibintu hanini. Aya mazu ashobora gukorerwamo uruganda cyangwa se warehouse, akaba ububiko. Ayo mazu rero kuri munsi niyo tugufitiye akodeshwa. Tugufitiye nyine ayo mazu ashobora gukoreramo uruganda cyangwa warehouse, aherereye mu karere ka Gasabo mu cyanya cyahariwe inganda, aho azwi cyane nk'Imasoro. Aya mazu afite parking nini cyane y'amakamyo. Aya mazu kandi afite gate cyangwa se imiryango ibiri amakamyo yinjiriramo. Iyo warehouse cyangwa se ayo mazu yose afite ubuso bungana na metero kare 4,885, hakaba hakodeshwa amadolari 5 kuri metero kare imwe. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi warehouse, waduhamagara kuri 0788488679 cyangwa se 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera ni ku Muhima, hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha. Neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Angaho niho dukorera, niho dufite biro, niho wadusanga. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market. Ushobora kandi no kudusanga kuri website yacu ariyo wa3.nzuri.rw, ubundi ugatangira kudukurikirana umunsi ku wundi, kugenda ureba ibikorwa byacu bigiye bitandukanye kuri izo mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no kuri website. Nibagirwa gusharinga ino video ku nshuti n'abavandimwe. Ikindi kandi nibagirwa no gukora subscribe kuri channel kugira ngo buri mari yose tuzadushyira kuri channel yacu uzogibona mu mbere 5/5. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited. Ikaze cyane umukiriya ugeze wacu ahitaba umwami, kandi tuba tugufitiye ibintu byiza cyane biri ahantu heza kandi bidahenze.